uyu munyamakuru muze kwitondera duhere ku gihe cya Yago mu gatsiko ngo yarahunze Emirene arimo yego none uyu munsi twabonye undi muntu nawe ngo uhunze Emirene biza amayeri yo kwica abantu kandi bigize nkaho atarabicanye avuga ngo Emirene ngo yasambanaga na Vestine ngewe Bosco ndamwumva uburibwe afite urumva ntabwo hari abahanye Bosco gusa ntabwo hari abahanye Claude gusa hako nujya kwihana muri ubu buryo uri umurozi wisha abantu Slim Jesus. Yes, reka mbahereze ikaze bakunzi bacu mbasuze mbifurize kugubwa neza muri mwese impande n'impande zitandukanye z'igihugu ni Slim Jesus TV ndetse na Raila Wiz Show dutangira bifuriza umwaka mushya muhire na Noheli harabura iminsi mike cyane birumvikana yo muri iyo gihe cy'iminsi mikuru twashyizeho promotion mu business atandukanye ubwo no kuvanga no muri za product tujya tubaha naho harimo promotion rwose y'iminsi mikuru nimbuzi ko uri umugabo ukoresha igihe gito mu gutera akabariro ucika intege mu gihe cyo gutera akabariro cyangwa se ukabura n'ubushake mu gihe cyo gutera akabariro tubafite product zakemura ibyo bibazo abadamu namwe nimbuzi yuko ujye ubangamirwa no gutera akabariro nta bushake ufite bifite ibibazo by'ama infection bifite ibibazo byo kubura amavanyo ndetse n'ububere muri icyo gikorwa rwose birabangama ndabumva tubafite namwe product zakemura ibyo bibazo mwatubona kuri 0788 359 678 359 iyo nimero kandi iba no kuri WhatsApp yego abantu bakinjira mu minsi mikuru bameze neza babikesha ari nacyo gihe cyo gutwika arashya ko uramenye ntuzajye gutwika utikwije ubwo rero ni gahunda niyo ngiyo mwegere Raila kuri iyo nimero ya telefone abafashe abantu mwese rwose muhura n'icyo kibazo kugira ngo twinjire 2026 tumeze neza dutangiye ikiganiro rero mbere yuko twinjira mu mwaka 2026 tumeze neza reka tuhere ku muntu dutabariza uwo bita Pastor Claude Pastor Claude hari inkuru hano igaragaza ko Pastor Claude ashobora kuba agiye kwiyahura ngewe ntabwo njya ntabariza umuntu utitabarije yitabarije ku mbuga nkoranyambaga ntabwo RIB ikorera kuri YouTube. Pastor Claude yasohoye ikiganiro kuri YouTube yiwe arangije arandika ati RIB bimenye arabanza ugamenyesha RIB ati nimfa ku bwawe Emirene amaraso yanjye uzayabazwe nimba yamenyesheje RIB kuri YouTube gusa atanabaganye aho yanamenyereye urwego cyane kuko RIB ntabwo ikorera kuri YouTube ikindi nubwo ibyo bintu yabona ko ari bwa busazi bwanyu n'amatiku muhoramo ntabwo yabigira seriye rero nimba uzi ko ubuzima bwawe buri mu kaga Claude nyaragasuge kuri RIB ikwegereye ku biro byayo ubabwira ikibazo cyawe ubabwira umuntu kubangamiye umuntu mufitanye ibibazo ugaragaza ibimenyetso uwo muntu bamugenze rero kuza ku mbuga nkoranyambaga ngo RIB bimenye RIB wowe urinde kuza kumenyesha RIB ku mbuga nkoranyambaga ariko ni nko kwaza imbere y'umubyeyi ukavuga uti ubimenye uyu muntu arambangamira ningira ikibazo abari muzakibaza hanyuma se nakubajije RIB ikorera kuri YouTube ntabwo bagira office bakoreramo ariko mu byigenza nibiyo byaha bibera ku mbuga nkoranyambaga irabigenza ku buryo RIB yicara muri office ireba cano ya Claude gusa ngo barebe ko nta muntu wamugiriye nabi uyu Pastor Claude ejo bundi cano yari ivuyeho Emirene namukubise strike zigera kuri 3 niwe wenyine se ko na Bosco nawe hamwe na Bosco nawe turaza kumugaruka uyu Pastor Claude rero Emirene arahana kandi uyu Emirene wamuhaye strike nawe mu minsi yashize yakoze ikiganiro kitashimishije abantu ndavuga kuri timu y'uwo bita Nyambo ndetse n'ikiganiro nyine cyaje kigahangayikisha Emirene we turaza kumugarukaho kuko ndumva afite n'ubutumwa bwihariye mufitiye Emirene we turamugarukaho si Nyambo gusa no ku bandi uyu munyamakuru ntaranaharenga kwanza reka kino kintu nkivuge ntaranaharenga uyu munyamakuru muze kwitondera duhere ku gihe cya Yago yamugarutseho anavuga ko mu bana hunze ngo agatsika hunze harimo Emirene nawe arimo mu gatsiko ngo yarahunze Emirene arimo none uyu munsi twabonye undi muntu nawe ngo uhunze Emirene ahangaha reka dushyireho akabazo ahubwo RIB wawe mugane tubisabe turebere ko uyu muntu koko hari ikibazo ajya ateza abantu kugeza ubwo bahunga igihugu cyabo bahunze uyu muntu
iyi n'isi babaho kuko nta muntu n'umwe mu gihugu ufite uburenganzira bwo kubangamira umuturarwanda mugenzi we kugeza ahunze igihugu cye. Aho baze baharebeho. Ariko nanone tugaruke kuri abo bahunga, hari urwego baganye bararwereka ati dore umuntu aratubangamiye, dore atubujije amahwemo, atubujije amahoro. Urwego ntirwabafasha. ariko nanjye ndi kukubaza nimba bo ubwabo kuba bahunga nibo baba bari mu makosa cyangwa ni Emirene uri mu makosa? Bose bavuga yuko ndagendera ku byabo bivugira, bose bavuga yuko ngo Irene bari wabujije amahwemo ndetse ngo babangamiye cyane ngo bamereye nabi. Ababuza amahwemo se bakagenda bate? Reka rero tubanze twinjire mu byo twebwe tubonesha amaso. By'abavuga yenda birashoboka ko ari ibintu biba ari personal hagati yabo. Uyu muntu yenda ari uko n'undi n'udukurikiye hano nawe ari ikibazo, hari umuntu runaka bafitanye ikibazo kandi atamuhunze, nanjye hari uwo dufitanye ikibazo kandi ntamuhunze, n'undi ariko nimba aba babiri cyangwa se n'undi wari we wese hari ikibazo Emirene yamuteje, abanze yisuzume arebe nimba Irene ataramuteje icyo kibazo nawe hari icyo yamuteje, sibyo? Tujye dukoma urusyo dukome n'ingasiye. Ese uyu muntu yarabyutse mu gitondo araza guha strike kuri channel yawe, nta kibazo wamutwaye? Umva nawe yari nta kibi wamukoreye? Yari yakimukoreye nubwo atari ubupfura, ari n'igikorwa cy'ububwa rwose. Ntabwo nareka kubivuga gutyo, ari n'igikorwa cy'ububwa rwose, kuko ntabwo wambwira wankangisha ngo uraza kungonga niduhurira mu mugahanda kandi nawe ufite ikinyabiziga. Ubuse wakanga mugenzi wawe ngo ndakugonga kandi nawe ufite ikinyabiziga, kandi atanakugonza n'amatara wayamena cyane. N'umuhanda ukagira ukawufunga ntabona haca. Ni ukuvuga ngo inzira usibe mugenzi wawe uzi ko nawe wayica, biba bishoboka ko nawe yayigusibira. Niyo mpamvu ari munsi yawe. Niyo mpamvu mvuze ngo niyo mpamvu nkoresheje iryo jambo, ni igikorwa cy'ubugwari rwose, n'ububwa ubwo ngubwo. Kwihimura kuri mugenzi wawe mufata kunda kandi uzi ko nawe yagufata kunda ibyo ukora nawe ari byo bigutunze, ibyo bintu ni ububwa. Yego, ntabwo ndi burinde kubivuga. Rero aha hantu nabo ariko bajye babanza bisuzume. Ese Emirene niwe babaye ikibazo cyangwa ni mwebwe muba mwabanje kuba ikibazo? Kuko si impamya ko umuntu yabyuka mu gitondo ngo aze ngo ahitira kuri channel yawe atera amastrike kandi atari we wamuvuzeho gusa, ari abantu benshi bamuvuzeho. Birashoboka kuba wamubangamiye birenze ibikenewe, sibyo? Kandi ukamubangamira pe bikabije. Twese tuzi uburyo ki buriya umuntu uba wigira innocent mu bintu ntabwo yakumva uburemere n'uburibwe bwo guhohotera no gukorerwa harassment no gukorerwa ibintu nk'ibyo nyine uri kubyumva, bullying, kuguharabika, mbese za nkuru mparabitse tujya twumva ngo zibaho. Iyo nkuru irababaza cyane pe, yanatuma urara udasinziriye. Kuko iya nkuru hari umuntu wagukundaga ushobora kukwanga kubera ibigambo bibi byakuvuzweho. Iriya nkuru hari umuntu ushobora kugufata nabi uko utari kubera ibyo bigambo bibi rimwe na rimwe bitari na byiza. Ariko twe gutera ibuye ahantu hamwe, sibyo? Ngewe njya mpagara mu kuri kwanjye ashaka ukabinkundira cyangwa ukabirorera, kuko ngiye ntabwo ndi hano ndi gusemba abantu. Gusemba uzi icyo ari cyo? Gusemba n'ururimi rw'ikirundi. Gusemba ni nko kwihoma. No kwihoma. Nko kwigira umukomba nkweto. Ntabwo kwihoma kuri nde. Nta muntu n'umwe ngiye nihomaho. Ndarebesha ukuri ngewe uko kuri. Nibaze ese uyu muntu yaguteje ikibazo wowe utabaye ikibazo? Abaye ikibazo. Ese we yarebye abona ni wa muto kuguteza ikibazo kandi azi ko icyo kibazo aguteje kiremereye kurenza icyo wamuteje? Emirene ko bamututse, nimba baramututse baramuvuza amagambo atari meza, yarapfuye? Emirene no oya buretse nsubiza ibibazo nkubajije, yarapfuye? Nta kintu abaye. Yarayatariye. Ako no munyamakuru. Uretse nsubiza ibyo bibazo mbanza umenya aho nguganisha. Ibyo by'ubunyamakuru simbyitaye. Yarariye. Hari bitaro yagiyemo? Ntabyo yagiyemo. None se uwateye strike akamufunga nko gufata nko kubaka waduceceka nkabanza nkavuga. Vestina ariko bitaro yabigiyemo. Bwanze uceceke mbanze mvuga. Nacecetse. Uwo yatereye strike kuri channel agafunga ibikorwa bye, ni nko gufunga iduka ry'umuntu aho yakuraga ibirayi by'abana. Umuntu yaraye atari iryo joro, sibyo? Wanarwara stroke cyangwa kanarwara depression cyangwa na stress kubera ibintu umuntu uguhombeje ukajya no mu bitaro.
hari wanakuriramo no gupfa n'ibi byose korode ari kuvuga ngo ashobora no kwiyahura n'ibiki sibyo ni ukuvuga ngo ukoze ikosa cyangwa se umuntu mwituye inabi irenze iyo yagize gute yagukoreye ibyo bintu ni ubugome ndengakamere. Niyo mpamvu nakubwiye ngo jyewe hano ndakubita hose nta muntu ndi busige urumva ngo njye ku mpande jyewe nsagara hagati na hagati jyewe rayira ukabinkundira ntubinkundira. Ikiriho n'ucyuko Irene bamuteje ikibazo ndetse tutari bwite na gito pe sibyo gikomeye cyane gikomeye mutagira ngo ndi gufata impande hano kuko ntabwo nanjye wankora inkuru mparabitsi ngo ndeke kubabara nababara pe ariko nawe yabateje ikibazo kirenze uburemere bw'icyo bamuteje. Niyo mpamvu nakubwiye ngo ibibazo batezanyije bano bombi biratandukanye kandi haba hakabaye gubamo gutekereza ukibaza se uyu muntu nimfunga ahantu yakuraga ibirayi by'umwana cyangwa se byiwe aho yigaburira sindi buze kuba mwicishije inzara sindi buze kuba muteye uburwayi bwo kuba yanadeprima akaniyahura kuko hari umuntu areba uburyo ahombyemo akaba yanakwiyahura rwose yo nevano akaba yanakwiyahura akavuga ati ndiriyahuye nimba mpombye ibi bintu ndiyahuye. Icyo gihe ubukoze ikintu kiremereye cyane ku buzima bw'umuntu. Ariko kandi Emirene tunamugarukeho buriya Emirene wari uri kuvuga ngo ni umunyamakuru nawe ndi kuvuga ngo Emirene ni umunyamakuru munini wiyubashye udakwiriye gusuzugurwa cyangwa se simbihakanye rwose ngo udakwiriye gusuzugurwa uretse icyo cyo tube tukiretse nta n'umuntu wari we wese ukwiriye gusuzugurwa nta n'umuntu wari wese ukwiriye kwicirwa izina yaba uworoheje yaba n'ukomeye. Umuntu wari we wese afite uburenganzira bwo kubaho mu burenganzira bwe nta muntu uhungabanyije umudendezo we sibyo wiza kundataho ngo uri umunyamakuru ukomeye wajya guhostinga abantu mu biganiro byawe ugakomanya abantu bahondanya imitwe ubwo suri umunyamakuru ukomeye mu biki uteranya abantu. Reka tubigaruke ku biganiro abantu benshi bagiye bagarukaho. Hari ikiganiro yenda ntihavuzwemo izina mu kiganiro cye ariko nicyo cyavuyemo inkundura imaze iminsi yibasirwa umwana w'umukobwa Nyambo na n'ubu giye bikimbabaza byaratangire mu kiganiro cy'uyu munyamakuru. Uyu munyamakuru niba afite izina remereye koko kandi rinakomeye aniyubashye birasobanura ko afite influence ijambo rye rigera kuri sibyo aravuga rikijyana kandi cyavuze cyumvuko ko tutabonye aho yicara cyangwa se ngo anandike no ku nkuta ze nkoranyambaga ngo avuge ati mwiharabikuye umwana w'umukobwa njyewe ndamuzi personally ibyo mu muvugaho si ukuri. Yarabikoze ariko abikiriyarinze neza yarabikoze se none ubukomezi bwe buri he ubukomezi bwawe butakura ubuzima bw'undi muntu mu kaga ubu ni bukomezi nyabaki kandi ubwo bukomezi bwari nabwo bwakoreshejwe bukira wa muntu mu kaga ariko abikoresheje buretse udatuma hano turanarwanira mu kiganiro pe nushaka kunyumvisha ibintu ntabona ntibiri bukunde reka tureke kuri Nyambo kuko mushobora kunyumvisha yuko ngo yenda ngo nta zina ryavuzwe. Reka turebe mu kiganiro cyakozwe ejo bundi byo yakibajije straight forward ariko baza nde yabajije Bruce Melody ati yenda sinakoresha amajwi ye hano kuko nabonye ngo aterana amasitera ariko gusa ugiye wiyinteye nakureka rwose ukazabibazwa n'Imana ukazangwa imbere ukazanzira kuko hari uburyo wanziramo rwose pe ushobora kuntera strike gutyo unandenganya ukazagwa ku bandi kandi ukananzira nabi cyane. Rero reka icyo kiganiro nyivuge mugende mu kirebe yaramubajije ngo kujya wicara ngo ukavuga ngo kuri The Ben sibyo The Ben ntabwo ari mu kiganiro cyabo nta nubwo ari na content bagiye gukoraho arangije ati kuvuga nawe The Ben atakicara ubwo yaragacometsemo kugira ngo Bruce Melody abyurireho kuko Bruce Melody amenyereye kujya kubagira The Ben kuriya munyamakuru kwa Emirene reka mbivuge gutyo mujya mubona rwose amagambo menshi Bruce Melody ajya avugira kwa Emirene. Emirene rafite ukuntu acangamo akantu ku mutumirwa we akamera nk'aho agonganishije abantu abahondesheje umutwe. Nanashimye ko The Ben nako Bruce Melody we yasubije nk'umuntu w'umugabo ufite IQ yo hejuru yaramubwiye ati usibye mwebwe binjajwa niko kumubwira uko ni nk'iryo jambo ubundi yakabaye amubwiye ati usibye mwebwe minjajwa mu nzana muri ayo matiko jewe urambwira ngo mvuga ku muntu utajya unsubiza jewe ndabaza hari ibibazo mbaza wumvise ijambo yamubwiye je hari ibibazo mbaza ko ari mwebwe muba mwabajije uri kumva ngo sindi umunyamakuru
ati jye sindi umunyamakuru ni nko kumubwira ati nk'ibi bintu bizanye tusibye kuri nicyo kintu yarakivuze ati nk'ibi tuko twari tuzi ku mishinga y'indirimbo zanjye nakoze turi kwivugira ku bindi n'ibindi nk'ibi bintu bizanye ute urumva ko ako kantu yagacanzemo bisobanura ngo Emirene rero nawe ntabwo ari shyashya mu biganiro byakora mu buryo bumwe ariyorobeka agahondanisha abantu imitwe akanababaga sibyo bimwe bita ngo ni ukubaga ni terime iba ku mbuga nkoranyambaga mutazanshinja kuvuga ijambo ry'inoza runaka ni terime ubwo ndabikosoye ni terime bita ngo ni ukubaga ni kwa kundi ushobora gukora ikiganiro ku muntu nyine utamuvuga neza ukamuvuga nabi we rero akora ibyo biganiro mu buryo bumwe akigira indyarya mujya mwumva ukuntu yisetsa akigira indyarya agatambika ako kantu abonye warabipostinze ejo bundi byarandiye mu bwonko iki cyo tukirega byarandiye mu bwonko uzi kugira ngo umuntu atambikemo akantu asigara yisetsa nk'intu zabyo y'umuhungu kugira ngo usigare aba bantu babiri basigare bahondana nese irena kurya mu bwonko yari ese buri ubona ko tuba tutabibonye cyangwa uzi ko abantu bakurikirana ibiganiro tuba turi ibigoryi akantu kajugunyemo urumva ibintu umuntu agusubije uhise wisetsa ntunabikiriyarinze nkawe kandi tuzi ko ngo uri umuntu ukomeye ngo uvuga rikijyana ubu si ryo ryawe ryijyana rigiye kubaga abantu ryijyana rigiye kwangiza abantu ryijyana rijyaye umuntu wa mbere ahunze igihugu uti mpunze agatsiko karimo uyu muntu uwa kabiri ati nanjye ndagihunze kubera uyu muntu dukwiye kugutekerezaho kurya Emirene nashobora gufungwa bitewe n'aba bantu bari kugenda bagenda kubera we biramutse bigaragaye ko ari abantu ahohotera mu buryo bumwe cyangwa ubundi kandi yigize Mr Victim rwose yabikurikirana ntabwo Irene yafungwa rwose urasetsa kubera ko ari munsi y'amategeko kuko ari hejuru y'itegeko oya nkurikije njye buryo mbonamo content zazikoramo yego arakubaza ukisanga ari wowe uvuze ibyo utagomba kuvuga uzi umugani wa kinyarwanda nese unareke kubaza kwabaza uzi umugani wa kinyarwanda umunyarwanda yaciye akavuga ati ngo aho kwica gitera iki urakoze cyane aho kwica iki gitera iki kibimutera umutumirwa wawe nubwo yaba yavuze ibintu bingana gute biremeye mu buryo bungana gute ntabwo iyo ugiye kweditinga gufatiraho imbunda ati ibi bintu ntubikuremo bisobanura ngo uriya munyamakuru iyo abirekeye mu kiganiro cye aba yabikoze nkana abishaka anagamije ko bijya hanze ibyo rero ntabwo wabura kubibazwa uzi kusetsa ugomba kumenya none ubu washyiramo ikintu reka mvuge ikintu kiremereye ubu wahawusinga umuntu n'urugero akicara mu kiganiro akitakuma akaza akavuga ibivugwa n'ibitavugwa urumva wowe ukabirekera mu kiganiro cyawe ukatubwira ngo sinjye wabivuze ngo nimubimbaze ngo ngo wabivugaga are we yabivuze aza no kubishyira kuri ntuza yawe se uzi kusetsa nimba umuntu yaje agatuka umuntu cyangwa se akibasira umuntu mu kiganiro cyawe yego wamutumiye ntiwamuvugira ntiwanamucecekesha ariko menya aho ibyo bintu biri uze kubikatamo yego sibyo ndakumva wibishyira ku karubanda wituma isi bibona yego biba bisobanura rero ko none se kariya kantu DJ Crash yavuze kuki kaje muri intro cyangwa muri teze kanasohoka n'ahantu henshi oya kaje muri teze muri twatu nuko ari niryo jambo yahereye havuga oya bakazanye muri teze cyangwa muri intro kuko yashakaga ko kagera kure kuvuga ubutumwa bujya kuri nyirabwo urakoze ndumva twanasoreza yaba yaraherukaga byibuza gukorana ikiganiro n'uriya mukobwa bita Nyambo hoye rega buriya ngo ubuntu ntanamwa n'ibiganiro burango nabyo ngo ushobora kubizira mu buryo bumwe cyangwa ubundi rero narindi kwibaza turacyari ku minota 10 n'ingahe reka nkubaze ikibazo narindi kwibaza kuri uyu Pastor Claude uyu nguyu we kuba yaje agatangira kugaragaza umuntu w'umupapa cyangwa se umuntu w'umusaza kuba ari kuvuga afite ubwago ko ashobora gupfa ariko yangiza akavuga ati ndamutse mpfuye amaraso yanjye azabazwe Emirene ibyo bishatse Claude nawe ari mu bantu ari mu bantu batewe strike na Emirene eshatu zose ariko n'eshanu nabikubwiye ngo genda ajya nko mu rusyo nkome n'ingasi yego Emirene ntekereza ko ntabwo izicane ebyiri arizo zamuvuzeho gusa yego twese twamuvuzeho kandi twese ntabwo twazaga ngo tumuvuge neza tumuzanire indabo twaranengaga tukanashima twe ntabwo twibasiye sibyo wumva itandukaniro riri muri ibi bintu ntabwo twibasiye nk'ibi mvuze hano ntabwo nibasiye yego ndanenze
ndanashima Yego. Irene hari aho mushimye haraho umushima ariko hari n'aho munenga Yego. sibyo ariko nimba uje ugatangira ikiganiro ku munota ya mbere umuntu umubaga wagera naho ikinya cyamufasha ukabanza ukakimuvomamo Yego. ukavuga ati reka nkubage wumva nawe ari we wababara bro umuntu ni umuntu Emirene hano ntabwo namurenganya sibyo Yego. tujye tuvugisha ukuri ntabwo umuntu yava ku wa mbere ngo agukoreho ibiganiro 20-30 nk'aho ari we content ujya ubona ibintu bibara hano ku mbuga nkoranyambaga umuntu akagukoraho ama episode biriya bintu n'ubwicanyi uretse abanyarwanda bamwe si bose bamwe nimba ari itegeko mutinya ariko mukwiye no kuritinya koko riratinyitse ni ryo gutinywa kandi kanubahwa sibyo ariko abanyarwanda bamwe bahinduye umuvuno wo kwica areba akavuga ati nimura narayira nkamukubita icyuma mu nda cyangwa mu gatuza mu mutima hamwica urumva amategeko arampiga nanjye mpite njya gereza agahita ahindura umuvuno akaza kunyicira mu ijambo aricyo abantu bita kwicira umuntu mu ruhu iryo jambo riraguhiga ubuzima bwawe bwose ariho handi wumva umuntu ngo yimanitse ndamutse nimanitse cyangwa nkahubanuka kuri etaje cyangwa nkanywa umuti wica kubera ijambo we wamvuzeho ribi ni ukuvuga ngo wabaye impamvu y'urupfu rwanjye bingana no kuba wanteye cya cyuma rero nimukaze kwihisha inyuma y'amagambo mabi mubwira abantu ngo mwumve ko nta cyaha mwakoze ibi bintu ribi zanabikurikirane umuntu araza akabona ko niyica umuntu mugenzi we mu buryo busanzwe muri fizike ari bubikurikiranweho biza amayeri yo kwicira abantu mu magambo bavuga ibi bintu rero ribu nidufashe ijya ibigenzura ntukaze ngo wigire inzirakarengane hano ngo bandenganyije wowe warisha abantu benshi cyane warabishe kandi noneho ubica buhoro buhoro abosco wenda ibiganiro yakoraga nimba hari umuntu warekaramye ko yamwiciye mu biganiro byo ubwo ari umwe n'umwicanyi nawe ariko kandi buretse ariko kandi n'aba nabo bigira abaprofessionalisme abaprofessionaliste narimbaye nka wa wundi abaprofessionaliste mutaza aka kantu kugakata mukamagata abaprofessionaliste sibyo nabo biza amayeri yo kwica abantu kandi bigize nkaho atari abicanyi umuntu akaza ati tuvugire mu marenga ati ntuvuge izina ati gusa uravuga ko ari inshuti yanjye ati kandi uvuge yuko gutya na gutya ati kandi ari inshuti yanjye hafi atari kandi ananuka rero tuvugira mu marenga ati bake bazi icyo kintu bahita bo bivugira izina bidaduturutseho hanyuma leta bigira gute bisakare wa muntu bamwangiza icyo gihe nturi umwicanyi uri siriyo kirahubwo wowe wavumbuye uburyo bwawe bwo kwicamo abantu kandi udashaka ko n'isi imenya urumva uhisha n'isi ariko mukuri nawe uri umwicanyi nta mwicanyi urenze kwicira undi mu ijambo kandi ribi ijambo rikurikirana umuntu uyu rero uzi ko upfa buri munsi wumva uzi ko ushonga buri munsi wumva ijambo uburambwira ngo nkuriya mwana w'umukobwa wamaze iminsi bibasiye uba ari muri iyi minsi wakwereka ahantu ushobora gusanga ibiro njye navuganye na ejo bundi ushobora gusanga ibiro yatakaje tubireke ariko nanone ndi kukubaza wakiriye ute kumva ko umusore w'ibigango cyangwa se umusore wagaraganaga ko ari umunyamujinya mwinshi nta muntu ujya umukanga uyu Bosco Empire kumva ngo yahunze igihugu noneho mbere yo guhunga ikiganiro yasohoye titire yanditse yavuze ko ahunze igihugu we yabivuze mu kiganiro yavuze ko yamajiye kugenda kandi yavuze ko ahunze igihugu yavuze ngo yahunze Irene yahunze kubera Irene kubera ko nyine ngo bendaga kuba bamuta muri yombi ndatekereza uyu rero nawe yahise aza kuri nuza yiwe kuri YouTube ikiganiro asohoye yanditse ngo Idris avuze agahinda ke ngo Emurene ngo yasambanyaga ngo umugore wa Idris Jesus avuga ngo Emurene ngo yasambanaga na Vestine niko uyu nguyu yavuze uyu nguyu Bosco ikiganiro yagaragajemo ibimenyetso
yavuze ati ngo yasamanaga na Vestina arangije anagaragaza ati ngo yari yapostinze uyu munsi kuri stati yiwe, hari stati Bosco yapostinze aho yari yafashe Emirene yamugize nk'ivampire, avuga ngo nimba ngo sinzi Bosco reka tugaruke kuri Bosco. Yego. Bosco Empire afite uburakari n'uburibwe, kandi numva mpana agaciro cyane, kuko umuntu ushyize ibyo kurya ku meza akaza agaterura isahani akabimena, kandi ushonje ushaka kurya, ntabwo uriya muntu uko biri kose wamwishimira. Ibyo yavuze byose birashoboka ko ari kubikoreshwa n'uburakari afitiwe Emirene ku bintu yamukoreye. Nagiye numva amakuru ko ngo yamuhaye strike 6. Ibyo bintu birenze gufata umuntu ukunda, aho bubone n'ubwicanyi. Ntabwo ndi butinye kubivuga rwose. Naguha urugero ngo umuntu aje akajya mu murima wawe uhingamo, warahinze intoki zawe ziri hafi kwera, akatemagura agashyira hasi, akarandagura ibihingwa byawe agashyira hasi, kandi azi ko ari byo bizagutunga hazaza. Uwo muntu ntakwicishije inzara. Iyo umuntu akwicisha inzara ntaba akwishe se. Ibyo bintu ni n'ubugwari bubi cyane, ni n'ubugome ndengakamere. Ngewe Bosco ndamwumva uburibwe afite, urumva, nubwo nawe ibyamukorewe biba bifite intandaro imukomokaho y'ibyo yari yakoze nawe, ariko ntabwo igihano bamuhaye kingana n'ibyo yari yakoze. Uwabimukoreye nawe ngiye ntabwo natinya kuva ko ari ikigwari rwose, kubera yuko iba uri umuntu w'umugabo ukwiye kwa approaching umugabo mugenzi wawe, cyangwa umuntu mugenzi wawe mukora akazi kamwe, ikinyabiziga uri kugendamo, umuhanda ugendamo ni bimwe, uko umupangira kumukoresha impanuka nawe yayigukoresha. Nimba yakubangamiye mwa approaching, ibintu byo kwiyemera ngo uzatera umuntu strike, ibintu byo kwiyemera ngo uzamugira gutye, biriya bintu ntabwo ari byo, urumva. Mujye mu abantu b'abagabo, mujye mu abantu bari reasonable. Nimba uzi ko akazi kagutunze, tekereza ko n'uwo muntu nawe kamutunze, wishaka kubizanamo sinabyaye, sibyo? Nubona kubangamiye bikabije, koresha itegeko. Iryo tegeko uwo muntu uri mwa approaching, urumva. Ariko icyo kintu ugiye gukora kizagira effect ku bantu benshi, kuko iriya channel ntabwo itunze Bosco gusa, sibyo? Itunze yenda umwana wa mukuru we, itunze yenda mushiki we, itunze mubyara we, itunze abaturanyi se, harimo yenda ifite n'igihugu akamaro. Ibyo bwo guhana uriya muntu gusa mu buryo bumwe cyangwa ubundi, uhanya abantu benshi kandi badafite ikibazo mu byo uri kuziza uwo muntu, sibyo? Niyo mpamvu nakubwiye ngo ni ubugwari bubi. Nujya ukora ikintu gisa gityo, ujya wicara hasi wikomage mu gatuza uvuge ati ndi umurozi. Ntabwo hari abahanye Bosco gusa, ntabwo hari abahanye Claude gusa, abahanye wa mumotari Bosco yishyuraga, sibyo? Muri amafaranga akoreye kuri YouTube, abahanye wa mukiro kuri botike yahiraga kubera amafaranga yabonye, abahanye wa muri wahane yanyweshaga essence, urumva yarabereye umukiriya, ari amafaranga bayinjiye mu gihugu ajya muri circulation. We rero iyo umeze nk'uya brotse, urumva, ubuhanye ibintu byinshi cyane. uburi ikigwari rero ujya ahubwo mu mategeko, kuko itegeko ryo ntabwo riza rihana ngo rikumbiranye gutyo, rero wa muntu, sibyo, wa muntu rikamujyana nkawe, ariko bya bikorwa bigasigara bimuteza imbere. Oya, si no kumuteza imbere gusa, binafasha na ba bandi bose. Ariko we nubikora nkawe, ni nayo mpamvu nari bigikurikirana abantu bakora bityo ibintu nk'ibi. Ntabwo nareka kuvuga ko nimba umuntu akoreye igikorwa nk'iki ngiki mugenzi we, sibyo, ribu nawe kwiriye kumukurikirana. Babyita kwihorera. Si no kwihorera, ni ubukorwa, ni ibikorwa, sinzi ko ndibuze kukita kino gikorwa. Iki gikorwa sindi ndibuze kukita, ngerageje kubisobanura abantu munkurikire mu byumve. Nimba uje ugafunga channel yawe, sibyo, y'umuntu n'urugero, iriya channel ifite abantu nk'icumi gaburira mu rugo, sibyo? Yego. Ubwo hamye wa wundi nyirayo na babandu bazanyemo kandi nta kibazo bafite mu bibazo byanyu mufitanye, sibyo? Ubafashe kunda, ubicishije inzara, wirukanyishira abana ku ishuri, kuko iriya channel niyo yabishyuraga minerivare, sibyo? Yego. Ubicishije inzara kuri batikare bazongera kubona ukuntu bahaha. Urumva ikibazo uteje, urumva ikibazo uteje mu gihugu, kandi ikibazo cyari kiri hagati yawe n'undi muntu umwe, none uhise uhana abantu bose. Niyo mpamvu wowe ukoze ikintu cyo kwihanira, niyo mpamvu babuza abantu kwihana, kuko iyo wihaniye igihano cyawe kigira ingaruka ku bantu benshi, sibyo? Kandi itegeko ryo ribikora mu buryo bwiza, igihano kigira gikurikirana nyiracyo
kuko icyaha ni gatozi ku muntu. Rero ibi bintu ribu ijya ibikurikirana nabyo kuko bene aba bantu baba bateje ikibazo kiremereye. Uraza kwihanira gute umuntu nimba yagize mujya kumurega cyangwa se mubwo bamukurikirane, ariko nujya kwihana muri ubu buryo uri umurozi wisha abantu, wisha abantu bicishije inzara. Umuntu turangira ngo tugukomere amashyi ngo uri umuntu mwiza, umuntu mwiza wa hewi. Tubireke twisoreze ahangaha tunasoze njyewe mwana wa Bega. urarakaye ndarangije umwana wa Bega. So reka dushimire mwebwe mwari mudukurikiye tuyutsa za serivisi zacu kugira ngo bonane dutangiye 2026 ibintu bonane yego ariko nabashaka ko dusangira ka Noheli dore harabura iminsi ngahe nimero twayebaha nubwo yaba ikiro kimwe cy'umuceri sibyo ra baracyarekura sasha ntibacyerekure reka twe kwirushya ariko reka tubagerageze nimero ni nta wima kumwima hari reka nta kibazo rero